ariko en plus ubuzima bugomba gukomeza kandi abantu bagomba kubaha umwuga w'umuntu uwo ari we wese. Umwuga wa Bruce Melody ni umucuranzi, ni umuririmbyi. Umwuga wa Chita ni umublogger cyangwa umuyoutuber. Chita yakomeje ubuzima, akomeza ubuzima bwe bwo gukora nyine ibiganiro, na Bruce Melody agomba kugaburira abana be, agomba gutunga umuryango, agomba gukomeza umwuga we. Peu importe, njyewe ntabwo mbona ko Bruce Melody yakoze ikosa, au contraire birashoboka ko Bruce Melody muri cya gitaramo agiye gukora ashaka kubwira abafana be bagafata umunota umwe bakubamira Buravan kandi bikaba byamera neza mu cyubahiro kuruta ukuntu atabura nese abure gupostinga arafasha amafaranga y'abandi, abure gute gupostinga kandi ariko kazi kamutunze gatuza umuryango. None se kubaha Buravan no kudakora, no kutajya gukora, no kutajya ku murimo. Abantu bakora muri ministeri bagiye gukora, abakora mu maduka bagiye gukora, abacuruzi bagiye gukora. Nese we ntakore kugira ngo kuko Buravan yapfuye, twese turamukunda, ariko abantu bagomba gukora. Ahubwo muri uko gukora buri wese agomba kugira uko amwubaha cyangwa amuhanda icyubahiro cyangwa se amwunamira mu buryo bwe. Ariko kuvuga ati ngo umuntu nta posting, nese ariko imirimo ye, nese ajye kuba umuyoutuber. Ikindi nshaka gukomerezaho cya kabiri, muri commentaire nabonye ibyo abantu bavuze kandi ndi d'accord. None se we ko yakoresheje ama interview ba Bianca kandi Bianca akaba afite igitaramo, njyewe ntabwo ndenganya Bianca, nawe biriya yakuze n'ukuri. Nene se ko yamukoresha ibitaramo, no ko yamukoresha ikiganiro, ko ari gukomeza gukoresha abantu ibiganiro. Nene se nawe we yatanze urugero akavuga ati mpaka dushyinguye Buravan sizongera gukoresha ikiganiro kugira ngo abe urugero kuri Bruce Melody, nabone kumurenganya ariko yaba urugero. Ariko iki kirageza abantu bariki kwigira beza cyane, rimwe na rimwe banahubuke. Ahantu ndi contre ya mushiki wanjye uvuyeho ngo nabavandimwe ngo no, ntabwo wabura umuvandimwe w'umuntu ujye ku karubanda umuteza abantu kuriya, ushake kumwangisha abantu kuriya. Iyo uri umuvandimwe w'umuntu ujura mu gikara, ufata nimero y'umuntu uranayisaba, uranayishaka, au contraire kugira ngo hari icyo banapfa. Ahubwo njyewe je suis pas d'accord, iyo uri umuvandimwe w'umuntu unyura mu gikara. Ikindi cya kabiri, tujye tuba responsable. Chita ni umuntu w'umugabo ukuze, ntabwo ari umwana muto, si umwadolescent. Yagakwiye kwicara agatekereza, akazungurutsa ururimi rwe karindwi mu kanwa akavuga ati ibintu ngiye gukora, akandika. Yabyanditse, ntabwo abyanditse isegonda rimwe, akabyandika akabitekereza, akavuga ati no, eske ngomba kuyipostinga, sigomba kuyipostinga ku karubanda kuri social media, abantu bose isinzi mikabibona, uri kwanduza izina rya mugenzi wawe. Nibigutangaza uruko n'abanyarwanda rimwe na rimwe tubinjyanye, ushobora gusanga Bruce Melody anakunze Buravan kurusha na Chita, ariko kugira ngo kwigaragaza no, igihe kirageze ko abantu tugabanya amarangamutima, tujye tuyavana mu bintu byinshi. Buri kintu cyose rimwe na rimwe akaba yanatuma tunanarengera. Ntabwo ndi butandana ijambo, ariko ngiye urugero shaka gutanga. Lorenzo we aranaruzi ko kugira ngo umunyamakuru wa siporo, umutoza witwa Kasa yapfishije nimba ari umubyeyi we nyina, ariko ajya gutoza ataranashyinguranye. Mama we ajya muri morgue ari gutegura match apparemment ya APR y'igikombe cy'amahoro, aragenda imyitozo arayikomeza, aratoza, abaratsinda batwara igikombe, nyuma yaho ajya gushyinguranye. None se ntabwo yari yubashye nyina? None se ntiyakundaga nyina? Igihe kirageze ko abantu bagabanya amarangamutima mu bintu kugira ngo no, biriya yanarengereye. Ahubwo njye ndi na Bruce Melody ntabwo twanazongera kuvugana, kuko uri ni n'umwanzi yo ahubwo ushaka kwangisha umuntu gute se? Ni umuntu w'umugabo. Iyo ari umwana muto umwadolesa wahubutse, aho umuntu yari kubyumva. Kuri social media ni igihe kirageze n'abayoutuber biyubahe pe. C'est pas possible. Murakoze, sinshaka gutindanya iryo jambo, ariko minugo ukabya kuri. Ntazongere kwicara nyuma ya kamera saba ari kumukoresha ikiganiro. Ariko ngira ngo wait, ngira ngo ende bya Abdul avuze byose urebye byinshi byari cyumvikanaga, ariko uvuga ko wenda batakongera kuvugana, batakongera kuba inshuti, byo ntekereza ko kabari Lorenzo bizana amaranga mutima. Umuntu ntabwo yajya kugusebereza ku karubanda kuriya nyine biriya. Urumva ibintu na Chita, urumva abantu benshi bari mu gihe cy'ama emotions, sibyo? Abantu bari mu gihe cy'ama emotions. Chita nawe se nikita kubwira ko biriya byanditse kubera emotions, emotions zikomeze ziyobora abantu ku buryo bishobora kuzavamo n'urwango. No Lorenzo, yewe ko abanyarwanda tugira kamugane, ariko je pense que bimubera isomo Chita no mu kindi gihe ajya abanza azengurutse ururimi karindwi mu kanwa kugira ngo uvuge no ku karubanda afite nimero ya telefone. Kandi urabigitangaza, Bruce Melody ahora akora ibiganiro kwa Chita. Twagira ibintu tuvuga ku ba YouTubers ngo twabivugiye natwe ngo ku karubanda.
ngo ntago ngo twatelefonnye ngo tugire nyamara shara umunsi tuzakora ikiganiro hano no kurambira ko abayitugiye hari ibintu byinshi bakemuye byinshi ariko kameme hari n'ibintu bagomba kwicara bagatangira kugenzura professionalism yabo mais comment tu fais yuko ndetse Bruce njyewe uri kintu nshaka kubibariza kimwe gusa twese Buravan yapfuye nijoro mu gitondo twese twagiye kutuzi twacu turakora twese twagiye turakora none se Bruce Melodie akazi ke nakaye profession ye ni umuririmbyi none se ntagiye gukora twebwe tujye gukora we ntagiye gukora musubize ntagiye gukora we twebwe tujye gukora we ntagiye gukora manake na erega ntabwo twafashe umva Abdul ntabwo twafashe uruhande ngo tuvuge ngo Bruce twebwe ntabwo umuntu ujya kuvuga kuba yakoze twashyizeho kuba yakoze post impamvu urabona nyine iteje ibaye controversial ibyo bigaragaza ko nyine peut-être irashobora kuba ipostinze mu gihe kitari cyo kuko iyo ari ibintu biri normal ntabwo byari guteza controversial donc nagutse mu ijambo reka nkubwire ikintu kimwe kugishyira amagambo kuri Instagram kugishyira amagambo menshi umva uriya muntu wamwishyuye amafaranga ntabwo yari azi ko Buravan azapfa icyo ni kimwe muri kontra basinye birashoboka ko harimo no kwamamaza icyo gitaramo tubyumvikane bwa kabiri kandi Bruce Melodie contest arimo umenye ko hari igitaramo yagombaga gukora i Burundi kiranga icyo ni icya gatatu nimba rero muri kontra yasinye harimo no kwamamaza igitaramo bigomba kumuha ayo mafaranga nimba muri kontra harimo clause ivuga ati niwamamaza hazabaho 10% de plus nutamamaza hazabaho 5% de moins agomba kucyara manake nakazi ari guhemba yaba Buravan yapfuye atapfuye au contraire ashobora kuba yananamuririye kuturusha twebwe ashobora kuba yaranababaye kuturusha twebwe ariko nyuma yo kumuririra no kubabara agomba gukora peu importe les postes kuko ubuzima bwa social media tujye tubutandukanye n'ubuzima bw'ukuri byose ko Bruce Melodie amaze no gupostinga biri yagiye mu cyumba cy'akarira agahinda kakamwica kumuririmbye mugenzi wapfuye ariko akazi nakazi tugatandukanye n'ubuzima n'amarangamutima yacu nene se ntakore murakoze sinindana ijambo n'abandi ngira ngo bashaka kuvuga ariko je pense que Bruce Melodie nta kosa narito nuko mbibona bidakuyeho bitavuze ko ari ukuri buri wese twabibona ariko ngiye ku giti cyanjye nta kosa narito Bruce Melodie yakoze Bruce Melodie ibyo akoze ni nk'ukuntu nanjye nagiye ku kazi nzahemberwa ni nk'ukuntu umunyamakuru ibinyamakuru bya siporo byarakomeje ibinyamakuru by'imyidagaduro birakomeza Bianca akora buri wese yakomeze mu buzima bwe kandi nta n'umwe wakoze ikosa njye numva nta kosa nene se twese twarababaye ariko nimba yarapfuye ubuzima bugomba gukomeza kameme ahubwo Abdul ampaye akaide Lorenzo nguru umunyamakuru wa siporo mbahaye urugero BNB FM umwezi si radio si ivuge ku by'imikino ku bijyanye n'iminzani ya football umunsi Bruce Melodie yapfuye ntibakoze bakajya bazana iminzani bagaseka bakavuga ati none saa sita turafata umunsi wait uretse gato uretse ndangize umunsi yapfuye uti Buravan umunsi ukurikiyeho ndakeka nejo hashize sinzi nimba nibeshye nejo hashize ejo ntibakoze nk'ibisanzwe bagafata ariko isa tuzuyiruka ko bamuhaye homage bakina indirimbo ze yego ariko bamaze kugira ubuzima burakomeza man akazi nakazi ntago ari ukuvuga ngo rero kuba bari guseka bari reka nibarize Lorenzo ikibazo Laurent uramutse fata urugero usinye kontra kuri BBC uri umunyamakuru mu Rwanda ibinyamakuru birarutana kuri BBC noneho Imana ibikurinde nkoze hasi simbe nanagutera umwaku umwe mu muryango wawe hafi urugero agapfa nka noneho BBC uzatangira ejo akazi wabigenza uti ntabwo wakora gahunda zawe none ejo ukajya ku kazi ntabwo situation nk'iyo yigeze imbaho nta experience ngifiteho etetre byaterwa nuko nabandi yumva icyo gihe sinzi ngo nacika intege bingana gute sinzi ngo naba wenda mpuze ndi mu bindi bingana gute donc ça dépend ntabwo nigeze mba muri iyo situation ku buryo wenda nabanye mfite experience urumva ko abantu batandukanye bitavuze ko wowe ukaretse waba ukoze icyaha cyangwa wagakorera abakoze icyaha njye nanagwa urugero rwa Kasa yatakaje umubyeyi we ariko ajya gutoza
urumva yabonye izo mbaraga. Oya Lorenzo, umunyamakuru mugenzi wawe pana ku by'umuryango wawe, kuko na Bruce Melodie nimba tubishize mu rugero bari no kuvuga ngo bari muri industry imwe, ntago ari kuvuga ngo ni umufamiliye wa bugufi na he. Umunyamakuru mugenzi wawe tutazi wenda ntago tubimifurije ntibikabeho, ariko ugize umunyamakuru mugenzi wawe ubura byakubuza kujya gukora interview guhesha akazi muri BBC. Bibaho kandi buri munsi. Ishyaka yarapfuye wakoraga kuri radio 10, ibindi binyamakuru icyo byakoze byagiye ku kazi bimuranda hommage bikajya bivuga ati